the artist serie maisi yose akureka nahitamo kuireka maze nkifatira we gusa iserie nduburyo useka uburyo umwenyamo biranyica wagira ngo urakamarayika oh me tati my baby, 'cause you drive me crazy. You never leave me, my baby. Yeah. Since you couldn't change, 'cause you drive me crazy. You never leave me, my baby. 'Cause I fall in love. Oh, yeah. 'Cause I fall in love. Yeah. Okay, no. Ugiye kudukubitira. Alright guys, let me know ukuntu bimeze man on my side ngiye byandenze. So let me know in the comment ukuntu bimeze ku giti cyanyu. So ugiye kudukubitira boro y'undi muntu tuzi ushaka. Reka mbakubitire ya nkuko nababwiye Juno Kizigenza yawe ndamwemera cyane. Reka mbakubitire iye kudukubitira yitwa ngo iki? Bayita Jaja. Okay, Jaja. It's only you who drive me crazy. Sinyishakisha mu bandi. Dori niyo wemedesing you. Hot girl. Hey, kanchanda chini. Nariga kumeza bro, nariga. Umeze uragakata. Tell me how to win your heart, girl. Kuburyo nazasohoka. Every time you are leading you down. Gambanira nkayo danushaka ungurishe kurungu. Tell me where you were. Anywhere you want me takwitaba. I'll be on my Jaja to be with you. Ninge nawe nzaguhumuriza. I get it so every day with you. Alright. Nizere ko iyi boro yagushimishije. Tubonane muri video ikurikiye. Mwongeye kwirirwa abakunzi ba David Rwa Empire. Umunsi tubazaniye umuhanzi umeze fresh ariko. So first of all, happy new year man. 2025 twayitangiye. So nizere ko ibintu ari bien. Umuhanzi tuzanye uyu munsi man ni umpeti ni upcoming kabisa. Murabizi hano kuri street dufite abapeti bari talented man, ariko icyo babura ni ikintu cyitwa support, nuko abantu tubamenya n'urukundo rw'abafana. So uyu munsi reka tumwegere tumuganirize. Niba uri mushyashya kuri YouTube channel yacu, make sure ko wakoze subscribe man. Dutanga boro za danger, ubundi ni fresh. So bimeze bite brad? Ni fresh. Umunsi uri kumwe nande? Umunsi muri kumwe na Kigabo the artist. Kandi mbere yuko tutanga ikiganiro nifuje gusuhuza abantu bakurikira David Rwa. Happy New Year. Kandi mukomeze mugubwa neza muri no mwaka dutangiye, nizeye kuzabera umwaka w'umugisha. Murakoze cyane. Okay, Kigabo the artist. Muhaye ikaze kuri kamera za David Rwa Empire, wisange kabisa. Murakoze cyane. So ku bantu batakuzi, ngiye kuguha umwanya wivuge, uvuge icyo ukora, uvuge ikintu tuzaniye. Ku bantu batanzi, njyewe nyine izina ryanjye babwiye mbere ni Kigabo the artist, nkaba ndi umuhanzi nyine, nkuko bivuze ndi upcoming, ukiri mutoya nyine, nibyo ngibyo navuga. Okay, uracyari mutoya ariko nabonye nk'ikintu like nka video nje yanzaniye bro on my side, ni ikintu kinini kabisa, ni ikintu kinini. So ndashaka yuko first of all duhe voice yawe, nta guitar ntaki, just voice yawe yonyene kabisa. Ndirimbe ku ndirimbo yanjye, koremera ku ndirimbo yanjye iri hanze bayita Foreign Love, mugende muyirebe, muyisupportinge, mukore subscribe. Ni Kigabo the artist official, murahita muyibona, ni Foreign Love amatemo.
Hold me tight, my baby, cause you drive me crazy. You never leave me, my baby. Yeah, yeah. Since ukuntu wangenje, cause you drive me crazy. You never leave me, my baby. Yeah, yeah, yeah. Niba wayikunze nyarukira kuri channel, YouTube channel ni Kigabo the Artist, uyirebe uyisupporting nko twabivuze, uyikoreshe kugira ngo tufashanye. Murakoze cyane iyo ngiyo. Alright, bayita Fall in Love ya Kigabo the Artist. So Kigabo the Artist watangiye music ryari? Music nayitangiye kuva kera nka 2020. Nangare kera cyane 2020. Nibwo nayitangiye nyine numva najya mbona imiziki nyine y'abahanzi bano bacu nyine musanzwe muzi, avuga ati naye nshaka gukora umuziki. So umuhanzi warebye akagwa inspiration akagukubita motivation zo kwavuga ati like kabisa ni wowe mu Rwanda. Mu Rwanda umuhanzi ni benshi ariko nyine ndavugamo nka batatu. Narebye nkumva nyine ewana bankundishije umuziki bya hatari, avuga ati nanjye ngafata umwanzuro uvuga ati nanjye reka nanjye kariyeri y'umuziki. Ni harimo uwa mbere ni Juno Kizigenza. Juno Kizigenza ni artiste nemera bya danje muri kino gihugu. Agakurikiraho Niyo Bosco buriya nawe kabisa ewana ni umuntu uri talented kabisa ewana cyane bya danje. Agakurikiraho bita Bruce Melody nawe ibitangaza, akora ibitangaza uriya muntu. Abo ngo nibo batumye, ni benshi ariko abo ngo nibo bagiye batuma nyine numva nkunze umuziki bya danje, buryo mvuga ati nanjye reka nangire kariyeri, nibwo nahise nyinjiramo nyine. Okay, njyewe nkira ndirimbo nge nagize amahirwe yo kuba nayumva, numvisha amagambo arimo, numvisha ukuntu imeze. So byanteye amatsiko yo kukubaza ikibazo, indirimbo zawe ni wowe uziyandikira cyangwa uzandikirwa n'abandi? Indirimbo zanjye ni njye uziyandikira, ntabwo nandikirwa n'undi muntu ari we wese, ni njye uziyandikira. Ahubwo ushobora wenda kwibaza ati ibitekerezo bibaye he ntare amagambo nyine avuye ari muri ya ndirimbo nyine. Ari amagambo yavuye ko numvishe like yavuye he? Amagambo ahantu yavuye ni ku mukobwa dukundana nanga twakundanaga. Ni true story. Ni true story kabisa. Ibyo turabishyira behind the scene. So tutagiye kure, umaze kutubwira nk'abahanzi baguteye inspiration, so ndagira ngo utubwire umaze gushyira indirimbo zingahe hanze? Indirimbo maje gushyira hanze nanga ari nyinshi, nimwe nayo nsohoye ejo bundi. Ni imwe kuko muri no music industry abarimo challenge nyinshi cyane. Rero iyo maje gushyira hanze ni imwe ariyo nyine iri hanze, ariyo Fall in Love kabisa. Okay, Kigabo the Artist. So nzi yuko abahanzi benshi biva hasi ngo bazamuke. So ku giti cyawe ni nk'uhe muhanzi cyangwa se undi muntu wavuze ati yagerageje kuba yamfasha mu bahanzi tuzi barenze, cyangwa se uwo ari we wese? Ibintu biba bigoye umva. Ngubu ni benshi ariko ntabwo ugeze bamfasha. Ahubwo ugerageje kwandikira arakubwira ati reka hari nabo hamagara bakanagutuka bya danje, vuga turi kumbwira ibiki nkawe bitiwe n'ibiki, yarobetse kwandikira musaba ufasha ko yafasha nyine ewana, ambwira ati se buri mu biki bro, reba nk'ibintu uri kumamagarira. Kazo umuntu wangira inama n'umwe ni Bob Pro, niwe wangira inama ariko nyine nawe byari ibiceri nyine, ambwira ati tugomba kuzana ibiceri nyine tu, ariko nyine nuko nyine bihagaze. Nose ushingiye nko kuba warandikiye abantu ubasaba ubufasha bakakubwira nabi, bamwe bakanagutuka, wowe ku giti cyawe wumva ko mu gihe wagafashe nawe nuko uzabigenza cyangwa oya? Buriya iyo uri ahantu wumva ukuntu nyine uba umeze tu. Nk'ubu uko ngewe nyine nzizo izo mvune zose n'ukuntu nyine gukatirwa biryana bya danje, ntabwo ngewe ndamutse ninkafata, ntabwo abapeti nge ntabwo nabakora nk'ibyo abantu bakora tu, bano ba star tuzi basanzwe tu, ntabwo nabikora. Ariko ku ruhande rumwe wabumva gusa niba abantu 1000 bakwandikiye gutyo wabafasha gute wowe? Abantu 1000
hari ikintu wabafasha kirahari gikomeye cyane. So Kigabo the artist, tubwira urubuga rwawe ukoresha rwa YouTube, dushaka kutugezaho n'izindi mbuga zawe zose ukoresha, yaba se izindi mbuga zose amazina twagusangaho. Turahera kuri YouTube. Kuri YouTube ni Kigabo official, mugende mukore subscribe kandi like na share. Kuri TikTok ni Kigabo the artist, kuri IG naho ni Kigabo the artist official, mugende mukore no kuzindi mbuga zose hose ni Kigabo the artist official, mugende mukore support sharing inshuti zanyu, ko ndabizi no ndimo muraza kuyikunda cyane, muraza kuyikunda kandi ibintu turi kubateganyiriza ni byinshi kandi bikomeye bya danje. Tugiye kuzana ibintu byabuze muri no muziki. So ni mu gihe ubonye result ziriya ndirimbo mu gihe gitimaze hanze kitagera no ku cyumweru, urateganya ko wasona indi ndirimbo ryari? Sinahita mvuga igihe ngiye gusora indi ndirimbo ko nyine ibintu uramanza ukabitegura. Iyo ubu tugatanga ibintu bitateguye n'ahandi nyine usanga indirimbo nyine ari bya bindi bibishye, kandi natwe nk'abantu baba bashaka kuzamuka nyine gutera imbere mu muziki, ugomba gukora ikintu nyine umufana arumva akavuga ati cyaze iki kintu ni kizima, ku buryo nyine yanagisharinga n'inshuti ze, cyangwa se akareba niba hari n'umuntu ufasha yaguha akabuguha. Rero ntango wapfa gusohora nyine cyangwa se uramanza ukabyitondera nyine ugateka ikintu kiryoshye ku buryo umuntu cyumva avuga ati cyazi iki kintu. Rero ntabwo nahita babwira igihe. Uzi gucuranga gitari Kigabo the artist? Ndabizi cyane. Okay, ndashaka yuko uraza kutunyurizamo imwe mu ndirimbo yawe, and then uducishirizaho n'indi ndirimbo runaka twese tuze kugira ngo twumve koko yuko ibintu ubirimo neza. Hari igihe ari indirimbo yawe ukaba warayirepese cyane, kandi ashaka kuza no kutunyurizaho indi ndirimbo y'undi muhanzi uwo ari we wese wizeye kuzi neza kabisa abantu banjye baza kutubwira ukuntu baraza kumva voko ya on my side voice yawe nayemeye tu. So Kigabo the artist, hari collab uteganya kuduha muri iyi minsi cyangwa se biri muri plan ziri imbere cyane? Muri iyi minsi nta collab, navuga ko nta collab neganya kubaha, ariko nyine muri plan ziba zirimo nyine. Ziba zirimo abantu babifuza gukorana nabo. Ubu ngubu abantu ngiye mfite mba numva nifuza gukorana nabo nyine twakorana ikintu kirenze kumva, ariko nyine babizi tari wazamuka nyine tari watera imbere bigoye ntango babyumva nyine. Nohe muhanzi w'umunyarwanda wemera cyangwa se ukunda w'umukobwa? Abahungu babatubwiye, just ndashaka kuri side y'abakobwa. Umukobwa nkunda byadanje mu bahanzi uririmba nkavuga ati cyaze kabisa, bamwita Bwiza. Bwiza kabisa yewana, numva twanakorana collab biramutse bikunze. Okay, Bwiza ntabirenze ibiseka. So Bwiza, turakora ko dushoboye iki kiganiro kikugereho, tubwire icyo badufashiriza umuhungu wacu ko ari talented. Hari indirimbo ya Bwiza wabasha ko watunyurizaho uzi neza? Ni nyinshi cyane. Nk'umukobwa ukunda. Okay, muri ya voko yawe twemera twese dukubitaga freestyle ku ndirimbo ya Bwiza twumva. Say would you allow me stay, nuzagira ubwoba bw'ibihe kuko isi yacu irarinzwe, ni seriye uyu muryango wanyinguriye, ntuzawunyuzamo abandi, you always walk in my ways. Gutyo nyine. Okay, so guys, tujya kuguha time dukubitire kuri guitar, tubwire abantu bacu baraza kutwumvira uko bimeze, then baraduha result nyuma batubwira ati se ni neza cyangwa se neza. So guys, hope you kuri enjoying the video, so make sure ko subscribe, ibiganiro byacu bizajya bigucika. So reka tumuhe time adukubitire kuri guitar muri ya ngoma yiwe tuyumve neza. So then mukore subscribe kuri YouTube channel yiwe ni Kigabo the artist. Link ya YouTube channel yiwe iri muri comment, irapininze. Ukibona comment ya mbere ni YouTube channel yiwe ku ndirimbo yitwa Fall in Love. So reka tumuhe time adukubitire kuri guitar twumve ko yiwe kabisa abimeze kabisa. So alright guys, nizere ko tukiri kumwe. So tugiye kumuha time man adoteremo ya boro yiwe bayita Fall in Love by Kigabo the artist.
jya kuri YouTube channel yewe umufollowing kuri subscribe by me. So man ibenge njye yankomye ndaza no kuyitura nyine. Okay, umuntu wese ukunda David Rwa indirimbo ndayigutuye for real. So Kigabo the artist hera kuri ya ndirimbo ya harya bayita Fall in Love. So twagiye nta kibazo. The artist Seri Omaisi yose akureka nahitamo kuireka maze nkifatira wowe gusa iseri nduburyo useka uburyo umwenyamo biranyica wagira ngo urakamarayika oh me tati my baby, 'cause you drive me crazy. You never leave me, my baby. Yeah. Since you couldn't change, 'cause you drive me crazy. You never leave me, my baby. 'Cause I fall in love. Oh, yeah, 'cause I fall in love. Yeah. Niyo ngiyo. Okay, no ugiye kudukubitira. Alright guys, let me know ukuntu bimeze man on my side ngiye byandenze. So let me know in the comment ukuntu bimeze ku giti cyane. So ugiye kudukubitira boro y'undi muntu tuzi ushaka. Reka mbakubitire ya nkuko nababwiye Juno Kizigenza yo ndamwemera cyane. Reka mbakubitire iye kudukubitira yitwa ngo iki? bayita Jaja. Okay, Jaja. It's only you who drive me crazy. Sinyishakisha mu bandi. Dori niyo wemedesi you. Hot girl. Hey, kanchanda chini. Nariga kumeza bro, nariga. Umeze uragakata. Tell me how to win your heart, girl. Kuburyo nazasohoka. Every time you are leading you, gambanira nkayo danushaka ungurishe kungu. Tell me where you were. Anywhere you want me takwitaba. I'll be on my Jaja to be with you. Ninge nawe ntaguhumuriza. Nanjye nisewe every day with you. Alright. Nizere ko iyi boro yagushimishije. Tunane muri video ikurikiye.